Amoko y'ibitsina. Reka duhere ku mboro. Ubwoko bwa mbere bw'imboro bwitwa uruhosho. Uruhosho ni ubwoko bw'imboro bukundwa n'abagore benshi babyaye. Iteye nk'urubaho kandi ikaba ndende. Imara abagore ipfa cyane. Ikunda kuba ifitwe n'abagabo b'ibituza binini kandi bakamutse, bakunda siporo. Iyo basweye umugore cyangwa umukobwa utaraguka cyane arasaduka kubera imigongo yayo iba ari migari. Abagore babo ubasangana ibituba birangaye cyane. Ubwoko bwa kabiri bw'imboro bwitwa indiga. Indiga ni akaboro kagufi kandi usanga n'utubye twako ari duto dusa n'utwo bometseho. Indiga iraswera cyane bigatinda ku buryo idapfa kugwa kabone n'iyo arangije. Indiga zigirwa n'abagabo kenshi usanga bafite inda. Abagore bashyukwa cyane usanga badashira ipfa kuko katagera kure bigatuma bashobora kuba basambana hanze. Ubundi bwoko bw'imboro ni imboro yitwa rwoga cyangwa rwoga amabondo. Imboro bita rwoga amabondo ni imboro ndende cyane, hafi santimetero 20 kujyana hejuru. Ibyibushye kuva ku mabya ikagera ku gitini, ihorose, ifite imitsi hose kandi igira amabya anagana. Zikunze kugirwa n'abagabo bahorose cyangwa b'inzingo. Uyifite iyo agiye ku mugore usanga nta wundi mugabo yakunda ngo imara ipfa, iyo isohoye itinda gushyukwa. Ubundi bwoko bw'imboro ni akaraga. Imboro y'akaraga ni akaboro gafite nka santimetero 13 kugera kuri 19, kaba ari gato mu mubyimba. Abagore ntibagakunda ngo kabicisha umushyukwe, ngo gashobora gusohora inshuro nka 10 mu minota 30. Akaraga gakunze kugirwa n'abagabo batanywa inzoga kandi baringaniye. Ubundi bwoko bw'imboro ni imboro yitwa igihashi. Imboro yitwa igihashi ni ubwoko bwose bw'imboro zitarangiza. Hari abagabo batajya barangiza, niyo barangije aho kuzana amasohoro haza amaraso. Impamvu ni nyinshi zitera kuba igihashi. Hari ubwo baba baramukubise hasi akiri umwana maze ubwonko bugacubangana, hormone zituma hakorwa amasohoro zigahita zipfa. Hari ubwo aba yararwaye malariya yo mu mutwe, nabwo bigatuma hari ibintu byangirika mu mubiri ntashobore kubyara. Ubundi bwoko bw'imboro ni imboro yitwa impare cyangwa impare. Impare ni imboro yasiramuwe ikiva mu nda. Ushobora kwibaza ko ariyo bakebye vuba. Ihorana umushyukwe kandi abagabo bafite impare barakazwa n'ubusa, bagira n'ubwoba cyane. Iyo barangije bakunze kugwa agacuho kandi ngo bakunze kubyara abakobwa. Amasohoro yabo akenshi asa n'utuzi. Hanyuma amoko y'ibitsina by'abakobwa ni ukuvuga ngo amoko y'ibituba. Ubwoko bwa mbere bw'igituba ni igituba cyitwa umututu. Igituba cy'umututu ni igitsina cy'umukobwa kitari kinini cyane, kiba gito kiringaniye. Iyo yambaye umwenda kiba kibyimbye buhoro. Iyo ukoranye imibonano mpuzabitsina n'umuntu ufite iki gitsina biramushimisha cyane. Ntikigira umwenge munini, kigira umwenge muto, kiba kibyimbye mu rugero. Ubwoko bwa kabiri bw'igituba ni igituba cyitwa umushokanyo. Umushokanyo ni igitsina kigenda kigafata ku nnyo. Ufite igitsina cy'umushokanyo ntabwo kiba kigaragara, nta nubwo akurura abagabo, kereka afite uburanga, kuko ntigikurura abahungu. Iyo akoze igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina n'umuntu ntaryoherwa cyane. Kereka yaraciye imyeyo. Ubwoko bwa gatatu bw'igituba ni igituba cyitwa umushubati. Umushubati ni igitsina cy'umugore kirekire cyane, ariko noneho kinabyibushye mu mpande zacyo. Abagore cyangwa abakobwa bafite iki gituba abenshi bibaye byiza ubwoko bwa gatatu bw'igituba ni igituba cyitwa umushubati. Umushubati ni igitsina cy'umugore kirekire cyane, ariko noneho kinabyibushye mu mpande zacyo. Abagore cyangwa abakobwa bagifite
akenshi bibaye byiza yaraciye imyeyo kenshi byanezeza abagabo. Iyo umugabo akoranye n'uyu muntu ufite iki gituba aba yumva hari ahantu ari kuko bimuryohera umugore ufite iki gituba agira amazi menshi cyane. Ubwoko bwa kane bw'igituba ni igituba cyitwa ikibundankari. Ikibundankari ni igituba kiba kinini cyane aho uzasanga kimarayo amatako kigaragarira amaso y'abantu cyane. Ni nka kimwe bita umututu usibye ko cyo kikirenzeho gato. Iyo agize amahirwe akaba yaraciye imyeyo bifasha uwo bakorana imibonano mpuzabitsina agira amavangingo menshi cyangwa bamwe bakarisa ukisanga amavangingo yuzuye aho muri. Ubundi bwoko bw'igituba ni igituba cyitwa igikono. Igikono ni igituba kigira umwenge muremure cyane ariko nacyo ntikigaragarira amaso y'abantu. Umukobwa ufite iki gitsina ntakundwa kuko abagabo badakunda iki gitsina kereka nawe iyo afite uburanga kuri we. Ubundi bwoko bw'igituba ni igituba cyitwa umugina. Umugina ni igituba kinini cyane kigera hafi y'umukondo. Umukobwa ugifite cyangwa umugore arakigendera cyane, noneho ugifite abaye yaraciye imyeyo biba byiza cyane kuko abagabo baramukunda. Kuko kigaragara kabone niyo waba wambaye umwambaro uwo ari wo wose ukwegereye kiragaragara umuntu akakibona. Kandi kirakundwa. Kuri uwo ufite icyo gitsina agira amavangingo. Iyo wafashe umwanya ukamutegura muraryoherwa bidasanzwe.